amajisho sha mwereka ikintu waburaga amurede kubita ingoma sha tangira bagiye nari mfite umugore mutumifu ndetse n'igitenge arabizana aragisoma nari mfite umugore mutumifu ndetse n'igitenge arabizana igitenge aragisoma igitenge aragitosa kubita kuri kadi umugore arataka maze azana amazi kubita yego kubita that's it rekera indirimbo ifite ubutumwa amategeko uyu ni umwana mani nubwo ari mu kiganiro abantu batazi ikimenyetso cya satani ngiki kimenyetso cya satani niba nambaye ibintu bya satani ntago nakora gibitumiwe wabinyihere man nyebyo nza kubyemera ngewe urabeshya ntago nakambara ibintu bya satani bro uzana mani ibyo bintu bya satani wabinyihere mani ibyo bintu bya satani nzagafu ibyo bintu bya satani binyihere ntago nakomeza kwambara ibintu bya satani man uzanabaza satani man bro satani yobya abantu man bro Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis et amis de Simbi TV avec Commandant de 7 TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne et qui partage notre vidéo à différentes locations. J'admire pour tout le monde qui s'abonne et qui apprécie notre activité à différentes locations. We love you so much and this is for forever as long as step aside we never let you down. No. Okay? Yavuze ngo ntumenere ifu. Ngiki icyo bita ntumenere ifu. Ikabutura same uno yambaye akabutura keza so tumeze fresh turashima Imana uyu munsi turi kumwe n'abajene mu by'ukuri murabizi ko ari imbaraga z'igihugu murabizi ko ari bamwe mu bapatiye runini iki gihugu umuntu hagati n'ufite microphone kugira ngo bagasangire dufite ikibazo cya mikoro twagombye kuba dufite microphone irenze imwe ariko dufite kamwe konyine nako gatoya tubahaye ikaze man. What's your name? My name is Hamza Comedian. Hamza Comedian. Hamza kukonje wangu. Ntago nkonje. Kandi Hamza ushobora kubugira ubwoba man. Aya nabwoba. Okay, come on. Where we going? Hey. My name is Kevin. Kevin. Uvuga ikinyarwanda. Mu Kongereza kuko ariko bamenyereye ariko avuga ikinyarwanda. Koza turi kumwe n'undi muntu. Tell your name. Yeah, my name is Nzagafatsa. Nzagafatsa w'i Rwanda. Nzagafatsa po. Dore wambaye igihanga ikimenyetso cya satani. Abantu batazi ikimenyetso cya satani. Ngiki kimenyetso cya satani. Ngira ngo abantu babako wambaye ikimenyetso cya satani man. Nukuri uzi ko ijuru uzaryumva mu mateka. Nzagafata ariko ubundi muramuzi. Nzagafata baba we nzabazana n'akataraboneka kabisobanura. Nzagafata kwambaye ikimenyetso cya satani ntabwo ufite ku ijuru uzaryumva mu mateka. Abantu benshi bakunda gukora ibintu batazi. Nkuko nawe wipfumbase nabyo bifite icyo bisobanuye. Nukuri. Utanze peace ari ikimenyetso rata wenyibwira bebe. Amakamenyetso ka satani wabuzi kamwe konyine. Akamenyetso ka satani wabuzi. Akamenyetso ka satani si ntabwo ari nkage satani ikintu tumuzi wenyine nuko ni umugome nyine tu nyine ni ikimenyetso cya satani uzi satani afite ibimenyetso byinshi akoresha urumva njye kukubwira ibimenyetso bya satani utaruzi uruzi garura ako gasatsi ako gasatsi wafunze uko nguko uruzi ko cyari ikimenyetso cya satani oya mani ni ikimenyetso cya satani hari ikimenyetso cya Illuminati kiba kigaragaza ni mani ni sekurume ni muyizima ni mukizimana none se umutwe sekuru voilà akagasa utwo dusatsiro wafunze uko nguko nicyo tuba tuvuze mwana kuko utwashyize imbere na amahembe nicyo tuba tuvuze ibintu byo gutanga peace urebe icyo ni ikimenyetso cya satani immediately ongera zitange nzagafa nawe no wakurande mufate ongera utange iyo peace kwa ruyitanze igiro mwabonye kuntu yayitanze zikomeza ugira ko nguko muri kuzibona niba muri kureba hariya yafungiye ingumi mu mutwe wa yasekurume urumva noneho ziriya ntoki ebyiri ni ya mahembe ya yasekurume ikimenyetso cya Illuminati none uyu nawe yambaye umukanda wa Illuminati ya satani nawe wambaye ipantaro wagira ngo cyangwa ya satani
mani ibintu byose mwambaye ni ibya satani ya satani byabyiza mubikuyemo mukabima nkabitwara reka nanjye nakuremo aho ye koko njye mbikuyemo niba nambaye ibintu bya satani ntago nakora gibitse biwe wamyihere man nyirabyo nza kubyemera njyewe urabeshya ntago nakambara ibintu bya satani bro uzana mani ibyo bintu bya satani wamyihere mani ibyo bintu bya satani nzagafu ibyo bintu bya satani wamyihere ntago nakomeza kwambara ibintu bya satani man uzanabaza satani man bro satani yo by'abantu man bro icyo gihanga mani kinyihere njye ntago nakomeza kwambara ibintu bya satani kuramo mani ibyo bya satani bibi man satani tumwamagane man satani yo by'abantu man bro nawe uhite wiyogoshesha ibyo bisatsi ubikureho satani bro njye nakomeza kwambara ibintu bya satani uzana wagize ngiyo kabutura ya satani nzagafata man bro nzagafata rero murabona ko akuyemo ibintu bya satani maze musangana mu cikopo wambaye ibintu bya satani kakaya nzagafata katurebe ikintu cya satani nuko we wasanga mu cikopo wambaye iri ikimenyetso cya satani njye hari ikintu cya satani mumbonaho hari ikintu cya satani mumbonaho oya direde zanjye zireba inyuma nta tuntu tw'uduhembe nazanyemo nkawe mani ku kanwa gahuje mani gafungira mu yindi nukure uragira ngo iki kiganiro bazakibona bavuze ko wakoraga satani kera warakuza oya nugutebya mani ariko mani okay baramutse bakubwiye ngo satani yakugeneye miliyoni 12 zo guhindura ubuzima bwawe niwe turiho urumva yego bakakubwira ngo satani yakugeneye miliyoni 12 zo guhindura ubuzima bwawe yego nibyo nakubazaga baramutse baguhaye satani akugeneye 25,000 byo by'amadolari cyangwa miliyoni 5 z'idolari kugira ngo uhindure ubuzima bwawe wabyakira ntago nabyakira kubera icyo utabyakira kuko satani icyo cyaba ari ikigeragezo y'abamaye guteze yego none se umwana w'Imana nyine baramugerageje arabyanga nanjye rero ngomba kumera ntago nageragezwa na satani ntago agerageza nka satani neza ko gakobwa twibarize mbabare ko nkwita agakobwa agakobwa keza okay ngatubwire rata wowe agakobwa keza satani aramutse akugeneye miliyoni 3 kugira ngo uhindure ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe ugura agakweto keza ijipo y'umutuku itari umukara noneho urumva ugahita ushyiraho akero urumva wabyakira oya ntago nabyakira kubera iki kubera ko satani amafaranga ya satani bundi buriya bajya bavuga ngo amafaranga n'amabyi ya satani sibyo ariko satani aguha amafaranga ukayemera gwabaye nyine umwe muri bo okay nyine ubwo nuko ntiwakemera amafaranga satani hereza nzagafata mwana wa mama ko nabonye wihirinze kuri content bikanga wazanye content yo kugenda urya ibyo ngibyo biranga ibyo barabizi ejo bundi nabonye wahindutse umusaza ibyo bintu bigaragara ko wagize imvune nyinshi barabizi na n'ubu ndacyafite mu kanya dufite n'izindi content dore ibikoresho ngibiri hariya none nzagafata mwana wa mama satani aramutse aguhaye miliyoni 12 subiramo ako kana ngamaye satani aramutse aguhaye miliyoni 12 mbabare nuko ricyanda bwinginze kugira ngo uzazishore mu buzima bwawe no muri content zawe ayo mafaranga wayakira bayamereze ngo wabona amafaranga ukayitesha mwana imiliyoni 12 zimereze amafaranga satani nese ko amafaranga satani nese ko ikikuyemo kwera ikikuyemo ibikora imyenda ya satani ukaburi gushaka amafaranga ya satani amafaranga satani se aba yanditseho satani satani okay ariko yamereze ngewe n'ubundi bitewe n'ukuntu nikaranze n'ukuntu nihirinze n'ukuntu nabahaye ibintu mukanga kubyumva amafaranga ni muyamereze ngewe mbereke satani 12 bro 12 urazumva uri kumva icyo kintu nakiyana nyuma wibwira ngiye bwira abangaba muri kumwe mu kiganiro bajya bavuga ngo ubundi iyo ukoze icyaha ukemera urabizi nta cyaha Imana itababarira ayo mafaranga wayakira ukikemurira ibibazo warangiza ugasaba Imana imbabazi kandi abizi Imana ntago yazikwiba nase ntago mujya mwumva abantu bakoze ibyaha biri hejuru cyane bagasaba imbabazi kandi Imana ikababarira ibintu nibi siko muri abasazi uzikari icyaha gutuhinduke none se ayo mafaranga miliyoni 12 baramutse bazimanga kwanga ngo usohokane wabyangara nzagafata wabyanga umva rata wowe wagakobwa gatoya we keza akakana ni keza gafite n'udufosete kana ni keza kandi wasanga kataguje imyaka y'ubukore kakarakuze umwana arakuze n'ubwo wanjye ajya kumara se nanjye nagatunze kamera none se wakanawe indirimbira ya ndirimbo ya G.TAFF bitangara gitose baherezeho wowe ndabizi suzi kubyina
bahereze kuri ubwo wowe ugiye kudukubitira kapera abandi barabyina nyine bahereze kuri karasi yonyine karasi tangira twagiye kuri karasi yonyine nari mfite umugore mutumifu ndetse n'igitenge arabizana igitenge aragitosa kuri ka kandi umugore arataka maze azana amazi kubita yego kubita semana ko mutabyina ngiye kuza kwibyinira ngwino mfata ino nuta ndabona utabizi cyane ngwino mfata ino baro ngenze mbyikorera indirimbo ifite ubu aririmbe ngiye nibyinira ugenzura amajisho sha mwereka ikintu waburaga I'm ready kubita ingoma sha tangira bagiye nari mfite umugore mutumifu ndetse n'igitenge aragisoma igitenge aragisoma kudusiga muri beat imana sorry mugendane nanjye none twagiye nari mfite umugore mutumifu ndetse n'igitenge igitenge aragisoma igitenge aragitosa kubita kuri ka kandi umugore arataka maze azana amazi kubita yego kubita that's it rekera indirimbo ifite ubutumwa uyu ni umwana mani nubwo ari mu kiganiro so of course we love you so much ariko nyine tuba tugira ngo duha abantu shot turi kumwe na Nzagafata tukaba turi kumwe n'akandi kana gatoya yo uba ute mu gutwi niki cyakurumva tukaba turi kumwe n'akandi tukaba turi kumwe n'akandi kana gatoya of course Nzagafata n'umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ku kigero cyo hejuru TikTok YouTube nawe nakigo ifite cyane ubwo rero abantu bajya basura urukuta rwa sibyo cyane aka kana se wakazanye mu kiganiro nawe uri kutuyobora abashusho mu kanya ndaje nsubire kubashusho nawe uyobore kuko twese turi content creator nawe ugomba kugaruka hanga aka kana azanye mu kiganiro mu byo kuri Nzagafata mufitanye ihe sana mwana isano dufitanye se mwite mushiki wanjye mwite umuvandimwe wanjye mwite sister wanjye mwite ndamwita masenge se birashoboka se none se reka ngiye nkibaza ikibazo aka kana uyu muntu muraziranye none se ko ndebura umwana muto yashaho ukaba warishinze uyu musaza kuri social media uriya bizavamo inshuti bizavamo how old are you ufite imyaka ingahe 18 urabeshya mutubwire muri comment uyu mwana afite imyaka 18 uzi ko habura imyaka 2 ugashinga urugo ubu byose urumva bishobora wowe washobora urugo ntabwo habura imyaka 2 kwako ku myaka 20 umuntu ararongora yego birashoboka ariko nyine gihe ntabwo ariyo ntekereza ko nzashaka ariko ubu ngubu abantu batangiye abagabo batangiye kugukora murongo baguterera njye ntabwo neretwa kwako nta rukundo ngira Nzagafata kwica nukuri kw'Imana ariko nari bi reka nemere mu kiganiro subirayo nari bi ngo ngiye mufata nk'umuvandimwe wanjye batanyibwirira kuko uyu mwana afite imyaka y'ubukure kujya kuri social media arayifite sure nta muntu waza kwikaranga kuri ino mihanda adafite iyo myaka pe arayifite okay Nzagafata rero numwe mu bantu mukunda gukorana ama content kuri TikTok ku mbuga nkoranyambaga zanyu nyambabonaho wenda twatangiye tuvuga ariko mu by'ukuri ni ibintu byiza kwa mufite uburyo mukora ibihangano ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri habura ikisha kugira ngo imbuga nkoranyambaga zanyu mwamamariza abantu tubona bayamamare ni imbuga nkoranyambaga zamamaza rwose kuko bakurikirwa n'abantu benshi batereza comedy n'abandi nk'abo bafite imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri zifite imbaraga ku buryo wamamazaho ibicuruzwa byawe bikarara bibonywe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mwebwe habura ikisha yamamaza iki kibazo reka nyigusubize nawe uraza gusubiza ariko reka abanza asubize uyu muhungu wisanze mu meme microphone ikibazo ngi nyigusubiza ikibazo kibura bya namamaye gisubize hano uyu nguyu microphone natubwira uko abyumva nje naramamaye man nje naramamaye baranzi nese kuki utamamaza niba waramamaye kuki utamamaza ariko kuki akushaka tuganira hanga ndamamaza nge ndi umustar baranzi Nzagafata nta muntu n'umutanzi muri iki gihugu no mu mahanga hose baranzi aho ngeze hose batwaye amare okay umbabare nari ndengeye impamvu nari mvuze iki kintu
nifuzaga ko nyine social media cyangwa platform zawe abantu bakuyoboka ukabamamariza ku kigero cyo hejuru. Ariko na n'ubu ndabikeneye umuntu wese wafana nzagafata umva naye ndarenze byadanje kwamamaza ndo wa mbere wangana natamukura ibintu byayo ruzungu cyane. Okay, ngaho hereza uwo muhungu microphone nawe agira ibyo atubwira. Nyibwira arata nawe umwe muntu akoresha imbuga nkoranyambaga hari amasinema menshi wagiye ukinamo umunsi ku munsi ariko unkurikije uko mbibona bisa nkaho igihe kiri kugenda. Kiri kugenda ntaho ibintu ukina byari byakugeza byari byakuvira nk'umugati harabura iki mu by'ukuri. Ikintu kibura ni ukuza kudutera inkunga support nyine yanyu. Hanyuma projet zanyu za sinema yabizo nagiye nkubonamo byagiye ukora byaje kugenda gute? Byari amananiza iyo umuntu nakiniraga. Ntabwo ari njyewe. Okay, ariko ngo rimwe namwe ngo no muri sinema mukunda kurangwa n'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi ibingibi ngira ngo urabizi nibyo koko? Ibyo byo baratubeshyera ntabwo ari byo. Ahubwo ibyo ngibyo iyo ubigiyemo biba bisaba gushishoza. Iyo bakwatse ruswa y'igitsina nyine kwa kundi babivuga wirinda kuyitanga ahubwo uwo muntu yibigusabye ukamujya kure. Okay. Hari umugore wigeze se niba arakinnye muri sinema zitandukanye hari umugore wigeze ajya muri mood yo kuba yabona ko ari gushaka kugushora mu busambanyi cyangwa imibonano mpuzabitsina? Shawapi. Wowe se ntago wigeze ugerageza gushora kana mu mibonano mpuzabitsina witwaje ko mukinana? Shawapi. Yes, okay, ubwo birumvikana noneho hereza microphone umwana muto nawe ngira ibyo mwibariza. Wakagombye kuba uri ku ishuri. Wari ubizi? Abandi bana uyu munsi bari kwiga ndetse bari no kwiga banaryayo. Umuceri, iburide, utubogera utuntu nk'utwo. Yego? Wowe kubera icyo utari ku ishuri umwana mutoya ahubwo ukaba uri kuri social media. Ese mu by'ukuri urumva niyo nzira wahisemo cyangwa hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma? Rero ku ibintu byanjye bimeze. Hari impamvu nyine yatumye ni iyihe niba atari ibanga itubwira ndakwinginze ntukajye abanyarwanda buretse wumve niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ntukagire ipfunwe ryo kwigaragaza. Niba ari umuryango wagutereranye nabwo ubwiye kubivuga kugira ngo banihwiture. Niba babona mu by'ukora amakosa bari gukora bakwihitura. Niba ari ingeso zawe cyangwa ari ubushake bwawe nabwo twagushishikariza gusubira ku ishuri. Ni iki mu by'ukuri cyatumye uva mu ishuri kandi ukiri muto nkurikije uko nkubona? Okay, urebye nyine mfite mama urwaye ukumva twajyaga kwa muganga tukamwaza nyine ibizami byaragerereje bigatuma nyine ngira amanota mabi kubera kuguma mu bitaro. Kubera ko twajyaga mu bitaro tukamara igihe kinini ngasanga baragize kure nyine mpitamo kubireka nyine kuko nabonaga n'ahantu ndi kugera kandi ari ikintu bizavamo kuba tugenda kwa muganga gutyo mwagaruka gutyo nyine. Ati yego komeza uvuge. Okay, mpitamo nyine kubireka nigira imyuga gusuka guca inzara nyine ibintu bya salade coiffure. Ubu noneho uzi guca inzara n'ibintu bijyanye nabyo. Hanyuma reka mubaze ikibazo. Ese iyi ndwara mama warwaye ntabwo ikira uburyo yari gutuma uva mu ishuri? Indwara mama arwaye twagiye kwa muganga bagiye kwa muganga iyo tugiye kwa muganga bamusuzuma indwara bakayibura kubera ariko twagiye mu Bunyarwanda nyine n'Ubunyarwanda. Sorry twagiye kwa muganga noneho nyine baratubwira ngo mama baramuroze ariko nyine ubushobozi bwabaye buke. Okay, sorry. Ndabyumva noneho dusobanukiye impamvu runaka umwana mutoya nkawe utari ku ishuri nk'abandi kugira ngo nawe ubone ako gatsima utwo duhungure n'utwo dushyimbo n'utwo tuboga turabyumvise rwose n'ako gaceri. Noneho hageze microphone umuhungu ngira ibyo mubaza. Mu by'ukuri urumva nk'uwo mwana uyu munsi ari muri iyo mibereho wowe umufasha iki? Niba koko muri content creation nabonye nkeka kushora kumukoresha muri content zawe yego mu by'ukuri bimufasha iki? Ese ubona byamuhindura ubuzima tutabeshye? Ibyo nkora tubikomezanyije byamuhindurira ubuzima. Yego hereza umuhungu asezere turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ijambo rimwe kuri buri muntu wese dusoza. Ngiye ikintu ntabisabira ni ubufasha pe ni ubufasha mukanazana ibyo bikorwa byanyu tukabyamamaza kuko twebwe turashoboye. Ureba ibikorwa byacu hari igihe wanasanga no mu bindi bihugu batuzi ahubwo bikatwica kubera nta kwamamaza dufite. Yego genda ukwisabira nyine nsabirana nzagafata kuko twese chano yacu ni imwe. Udufashije nk'umuntu nyine ufite kampani runaka ukatuzana tukakwamamariza byaba ari byiza kandi
uzanye product yawe ukayamamaza yagera kure kandi nta muntu utayimenya. Je nicyo nababwira kindi ku mutima. inshuti zaho Murande 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko ndabona nzagafatanya igipapuro gishyireho bakirebe niba ari afishe. Ubwo bisatse gusobanura iki byo? Sikuvuga ko umuntu wese wakenera ko mwamamariza yanyandikira kuri iyi nimero, wasanga kusacinga yanyandikira kuri iyi nimero yitwa kuri iri zina Nzagafata Comedy, TikTok ibihumbi 10 followers, ibintu nk'ibyo, YouTube Nzagafata Comedy. So of course turaza no gukora ibishoboka byose nyishyire kuri screen abantu bazaba yibona. Thank you very much. I love you so much, and I wish I should step outside. Unfortunately, time is going. Like I told you before, this is a Rwandan content creator. If you are outside, if you are America, if you are in Europe, if you are in Asia, I would ask you some support, please. We need your support. If you think you can help us, the gate is open for everyone. His name is Nzagafata. Her name is Kevin. With a harsh story, as her mom totally sick, and he left the school as a problem, and he decided to join a training vocation where he gets some skills about technical school, and his name is Hamza Comedian. Wish you all the best. See you next time. Bye. Bye.